Tubahaye ikaze abakunzi bacu, tubifurije ibihe byiza, turizera mumeze neza. Iyi ni YouTube channel yacu kandi yanyu ijambo ry'umutima. Turagarutse tuje kubagezaho inkuru nk'uko bisanzwe. Turabashimira kandi tubashimira ko mwabanye natwe, turabakunda kandi tubashimira urukundo mukomeje kutugaragariza. Inkuru zacu muri kuzikunda, biri kudushimisha kandi turabasaba kugira ngo mukomeze mutubwire icyo mwifuza ko twahindura ndetse n'icyo twabagezaho. Abatarakanda subscribe turabasaba kugira ngo muyikande, kande like, kande share ndetse mutwereke ko mudukurikiye. Iyi ni ijambo ry'umutima. Ijambo ry'umutima tubagezaho inkuru zitandukanye, izabayeho, ibitekerezo by'abandi ndetse n'izindi nkuru zaba zaranditse amateka zigasiga isomo mu buzima abandi bose bakigiraho. Inkuru zacu by'umwihariko ziri mu rurimi rw'ikinyarwanda, ariko bitabujije yuko dushobora kuvangamo n'izindi ndimi z'amahanga bibaye ngombwa kugira ngo inkuru yacu ibashe kumvikana neza. Tubahaye ikaze tubasaba kugira ngo mukomeze mudukurikire mu nkuru yacu y'uyu munsi kandi mubane natwe kuva itangiye kugeza irangiye. Inkuru yacu y'uyu munsi rero ushatse wayita urukundo rw'ibanga. Ni inkuru tugiye kubagezaho y'umukobwa ugiye kutuganirira uko urukundo rwe rwagenze. Tubashishikarije kuyumva. Ni inkuru nziza irimo isomo, irimo inyigisho ndetse iryoheye amatwi. Turabasaba kugira ngo muyitege amatwi maze nyuma mutubwire uko mwayumvishe. Uyu mukobwa aratangira agira ati: inkuru ngiye kubagezaho ntabwo ari iyanjye bwite, ahubwo ni love story y'undi mucuti wanjye kandi twizeye neza yuko iri bubahe isomo rikomeye. Uyu mukobwa yitwa Claudine. Claudine yari umukobwa w'umutima, umukobwa mwiza ukunda abantu kandi wiyubaha. Umunsi umwe ubwo yari mu birori by'inshuti ye yahuye n'umusore witwa Keve. Keve yari umuntu w'akanyamuneza, utuje kandi wubaha abandi. Ubwo bahuraga bwa mbere, Claudine yumvishe umubano wihariye hagati yabo, nubwo ari ubwa mbere bari bahuye, kandi ku mutima we hari ikintu cyihariye cyamuhishuriwe n'ukuntu Keve yari yitwaye. Ubwo baraganiriye, ubwo bahuriraga mu kirori cy'inshuti yabo. Iyo nshuti yabo yari yagize isabukuru y'amavuko ye. Ubwo Claudine na Keve baraganiriye, bahuza urugwiro ndetse barishimirana nk'abantu bari mu kigero kimwe. Baje guhana nimero de telefone ndetse bajya bavugana, bakaganira ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibindi. Bamaze iminsi batangira kuganira no gusangira ibihe byoroheje, batembera mu mujyi, basangira amakuru ndetse banaganira ku nzozi zabo n'ibyishimo by'ubuzima. Claudine yaje kumva ko urukundo rwabo rwatangiye kuko buhoro buhoro bahoraga babiganiraho, ndetse Keva mu biganiro ndetse baseka banishimirana yari yabwiye Claudine akamwishimira. Kumvikana yuko Claudine yari yakunze Keve mbere yuko amukunda ndetse na mbere yuko abimubwira. Gusa nk'abakobwa, nk'abandi bakobwa bose, nta kintu yari yamutangarije. Ariko mu kuri Claudine yumvaga yishimye ndetse anatuje. Igihe cyose yabaga ari kumwe na Keve yumvaga umutima we utuje. Bakomeje kujya baganira, bakaganira byinshi ariko bitari byose. Keve yari afite ibanga abitse ndetse atazigera anamena nubwo byagenda biti. Nubwo Claudine we atari abizi, we yumvaga nta kintu na kimwe basize, ibintu byose barabiganiriye. Gusa Keve yakundaga kubaza Claudine, ete se wumva hari ikintu dusigaje kuganira? Claudine akamubwira yuko yumva ko ibintu byose babiganiriye ndetse kuri we yumva ibintu byose yamubwije ukuri, nta na kimwe amuhishe. Keve yari yarabwiye Claudine ko akora akazi gasanzwe ndetse yikorera, ariko ataramugeza aho akorera. Claudine nawe yari yamubwiye ko ari umunyeshuri muri University y'u Rwanda ariko ateganya kuzaba umuganga. Rero Keve yaje kubwira Claudine ariko amwinja ndetse anamubaza, ariko se nk'ubu ngubu umenye ko hari ikintu naguhishe gitandukanye n'ibyo nakubwiye, wabyakira ute? Claudine amusubiza aseka, aramubwira ati: nubwo ubimbajije uri gutebya, ndakeka nta kintu wampishe kuko ibintu byose twabivuzeho numva nta gisigaye. Keve nawe ati okay, ubwo nta gisigaye, ubwo wumva ko twibwiranye neza ni byiza, kandi nifuza ko urukundo rwacu rwazagera kure, ukaba umuganga nanjye nkaba umukozi wikorera.
maze tugahuza urugwiro ndetse tugakora umuryango unogeye buri wese. Nyamara ibyishimo byabo byarangiye igihe Claudine yamenyaga amakuru ku itangazamakuru asanga Keve ari umupolisi uri mu bikorwa byihariye. Ngo nituvuga ibikorwa byihariye wumve ko Keve yari umupolisi ariko utarasezerewe, wa wundi ukorera hanze, mbese wamugereranya nka maneko w'igihugu, wa wundi utajya ujya ku rugamba ndetse utajya ugira ikindi kintu akora, utambara inifomo ariko nanone ukiri mu gipolisi ndetse ugitanga umusaruro. Bivuze ko yakoraga nka maneko. Claudine akibimenya umutima we warahindutse, yibaza byinshi ku rukundo rwabo. Aribaza ati ese koko ibintu mvishe byaba ari byo? Ese Keve yaba hari ibindi bintu yamishe? Oya, ibi ntabwo bibaho. Gusa arakomeza aribaza, ese ibyo numvaga byose byari ukuri cyangwa yarambeshyaga? Aha tugeze nawe ushobora kwibaza, ese koko yaramubeshyaga cyangwa ryari ibanga ry'akazi? Nanone ushobora kwibaza, ese urukundo rwabo rushobora kuramba mu gihe hari ibanga rikomeye? Nyuma y'igihe Claudine yaje gusobanukirwa ko kuba Keve ari umupolisi atari ikosa. Yamenye ko akunda Keve by'ukuri kandi ko urukundo rwabo rushobora gukomera nubwo hari ibanga rikomeye. Guhera ubwo Claudine yize gukunda no kwiyumvamo amarangamutima ye ndetse no kugishyigikira uwo yakundaga ari we Keve. Gusa ibyo byabaye nyuma yo kubimuganiriza. Keve amusobanurira impamvu, amubwira yuko impamvu yabimuhishe atari urwango, atari n'ikindi, ahubwo byari ibanga ry'akazi. Keve yamusobanuriye ko kuba bakundana bitavuga yuko yamumenera buri kimwe, gusa ikosa atakora ni ukumubwira ndetse akamuhisha n'icyatuma batandukana. Gusa ibijyanye n'akazi yakoraga amusobanurira ko yabimuhisha atari urwango, ahubwo byari ibanga rikomeye yari abitse ry'akazi atagombaga kumubwira. Nuko ubwo Claudine yaramwumvise ndetse Keve amusaba imbabazi, amwumvisha ko igihe atari ikintu cyo kubatandukanya. Nubwo Claudine yari yarakaye ndetse yababaye avuga ati wambeshye icyo akora ashobora no kumbeshya n'ikindi, reka dutandukane. Ariko yaje gucururuka, urukundo rwabo rwarushijeho gukomera kubera kwizerana, guha umwanya buri wese no kumva amarangamutima ya buri umwe. Claudine yemeye ko urukundo atari ibanga ryose cyangwa urukundo atari ukumena amabanga yose cyangwa ibintu byose bihishe, ahubwo icy'ingenzi ari ukwizerana no gukundana by'ukuri. Nubwo hari ibanga ryari hagati yabo we na Keve, urukundo rwabo ntirwabujije gukomeza ndetse barakundanaga by'ukuri, kandi bakundanaga urukundo rufite icyerekezo, rukaba icyitegererezo cy'uko urukundo rw'ukuri rufite ubushobozi bwo gukomera ku mutima n'igihe hari ibanga rikomeye. Ndetse ni naho inkuru yacu irangiriye. Tubashimiye ko mwadukurikiye, tubashimiye yuko mukomeje kubana natwe. Turabasaba gukanda like, subscribe ndetse na share kugira ngo inkuru zacu zigere kuri bose. Turabasaba kugira ngo mukomeze mudukunde ndetse mudukurikire no mu zindi video ndetse n'inkuru tugiye kubagezaho mu gihe kiri imbere. Inkuru zacu nakagaruka. Iyi ni ijambo ry'umutima. Turabashimiye. Inkuru zacu nakagaruka. Ciao ciao. Zabanje kandi tubashimiye ko mwaduhaye feedback ku bijyanye n'uko mwazumvishe. Uyu munsi tugarutse kubagezaho indi inkuru irimo ubutumwa kandi inkuru irimo agahinda, ariko nanone ifite icyo yagusigira mu buzima bwawe bwa buri munsi. Turabasaba kubana natwe, mukande subscribe, musharinga iyi nkuru kugira ngo igere ku bandi bose bifuza kudukurikira, ndetse no muri comment mwemerewe kwandika mukatubwira icyo mwifuza twazabagezaho mu nkuru zikurikiyeho. Tubahaye ikaze. Uyu munsi tugiye kugaruka ku nkuru y'urukundo. Turayibakundishije, ni nziza, iragaruka ku bantu babiri bahuje ariko nanone batandukanye mu mico no mu myifatire. Mwibuke muri comment mwemerewe kwandika mu ndimi ebyiri, wemerewe kwandika mu Cyongereza cyangwa Ikinyarwanda kuko arizo ndimi dukoresha uko ari ebyiri kuri YouTube channel yacu. Reka dutangire inkuru yacu. I Paris mu gitondo cy'umuhindo, imvura yagwaga bucece ku gasozi k'inyuma y'inyubako ya kaminuza ya Sorbonne. Emma, umunyeshuri w'umunyamerika ukunda kwandika ibitabo, yari yicaye ahagana ku idirishya yandika mu gitabo cye cy'ubuzima.
aho niho yahuye bwa mbere na Luka, umusore w'umufaransa wakundaga gufotora abantu batazi ko bari gufotorwa. Nk'uko bisanzwe, Luka nk'uko yafotoraga abandi bose batazi ko bari gufotorwa, yafotoye na Emi. Yamufotoye atabizi, arangije aramwegera aramubwira ati, imvura y'uyu munsi yaguhisemo nk'isomo ryo mu isi y'ubuhanzi. Yashakaga kumubwira yuko ari we yahisemo uyu munsi gufotora. Emma nta kindi yakoze, yumvaga ari nka filime, ariko yarasetse. Ariko umusore we, mu maso he hagaragaraga ubwoba n'urukundo ruvanze. Kuva umunsi batangiye kubonana buri munsi, mu nzu ndangamurage, ku nkombe y'umugezi wa Sienne, no mu isoko ry'indabyo rya Marishe. Reka tubagarukeho bombi. Bombi bakuriye mu mibereho ikomeye. Luka, wa wundi twabanje kuvuga w'umusore w'umufaransa, yakuriye mu rugo rubabaje. Emma we yari yarabuze ababyeyi akiri muto. Muri make, urukundo rwabo rwari nk'indoto. Urukundo rw'abantu babiri batakuriye mu gihugu kimwe, ndetse batakuriye mu buzima bumwe, batatakaje ababyeyi gusa, ahubwo babuze amahoro y'umutima. Umunsi umwe, Emma, wa mukobwa twavugaga twatangiranye, yabwiye Luka ati, ndashaka kwandika ibaruwa izandikwa n'inkweto zanjye. Luka yabyibajijeho biramuyobera, arangije aramubaza ati, bivuze iki? Emma yaramusubije ati, bivuze ko niyo napfa uzasanga amagambo yanjye mu nzira nagenderagamo. Ku munsi w'ijana bari kumwe, basinye ku rupapuro rwanditseho amagambo agira ati, to eternity and no further, kugeza ku butabera ntiturenzaho. Luka yakoraga filime y'urukundo rwabo, naho Emma yandikaga igitabo cyitwa Letter That Never Arrives. Ariko igihe cyarageze, bagira icyo batigeze batekereza ko bazagira. Tubashimiye ko mukomeje kudukurikira, dukomeje inkuru yacu. Turabasaba kugira ngo mukomeze mubane natwe kuva itangiye kugeza irangiye. Twe tugeze aho bagiye guhura n'ikibazo batigeze batekereza guhura nacyo. Ese mwaba mutekereza ko ari ikihe? Reka dukomeze. Emma yaje kurwara kanseri y'ubwonko itaramenyekanye kare. Yabihishe igihe kirekire kuko yashakaga ko Luka yibuka ibyiza gusa. Yanditse amabaruwa 12, imwe kuri buri kwezi, ngo zoherezwe nyuma y'urupfu rwe. Yasabye inshuti ye Karara kuzaziha Luka igihe cyose yazaba agiye gutakaza icyizere. Ubwo muri make, izo baruwa Emma yazanditse abona yuko ageze kure ndetse arembejwe n'umubiri, ariko aravuga ati, reka nandike ibaruwa zizasigira Luka icyizere igihe azaba atakimbona. Arazandika azihereza Karara wari inshuti ye, aramubwira ati, igihe nzaba nagihari, igihe Luka azaba atangiye gutakaza icyizere, izi baruwa uzazimuhe zizamusubizamo icyizere. Igihe Emma yapfaga, Luka yari mu rugendo rwo gufata amafoto y'ibidukikije i Roma. Yamenye inkuru ku mbuga nkoranyambaga, ariko atari we wa mbere ubibwiwe. Birumvikana yarababaye. Luka wari waramaze gukunda Emma, yumvaga ari we buzima bwe, yumvaga ari we muntu umwumva. Iryo joro yagize ikintu cyabaye nk'umuriro mu mutima. Yagiye i Paris, aho yari yarahishe amabaruwa ye. Cya gihe igihe yayandikaga ari kumwe na Emma, Emma nawe ari kwandika igitabo. Karara yamuhaye ya mabaruwa, ariko yabanjirije kumuha iya mbere, yari yanditse igira iti, nuba usoma iyi baruwa bivuze ko nakiri kumwe nawe. Uwo ni Emma wabimubwiraga. Ariko ndacyumva amajwi yawe mu ijwi ry'umuyaga. Ntuzahagarike gufata amafoto, buri foto ni uburyo bwo kumbika. Luka akimara gusoma iyo baruwa yarababaye. Yarikubise hasi, amarira atangira kumutemba mu maso, ariko ntabwo yigeze afungura izindi baruwa. Yarazihambiriye ku mwenda we, maze akajya azigendana aho agiye hose. Igihe cyaragiye kirahita, ndetse nyuma y'imyaka 3, Luka yari yarabaye umunyabugeni uzwi ku isi, ariko utarigeze yongera gukunda. Muri make, Emma yari yaramusigaye mu mutima ndetse no mu bwonko, ku buryo atatekerezaga ko azongera gukunda undi muntu. Yagiye i Japan gufata amafoto y'umuhindo, ariho hantu yahisemo gufungurira ya mabaruwa yari yasigaye. Mwibuke ko yari yafunguye iya mbere gusa.
ariko iyo yaguyeho ibyari byanditseho byari bibabaje ndetse biteye agahinda. Bakunzi bacu, twizere ko mukiri kumwe natwe, tubashimiye ko mukomeje gukurikira iyi nkuru, turizera yabaryoheye. Turacyayikomeje ntabwo irangiye, turabasaba gukomeza kuba muri kumwe natwe ndetse kugeza irangiye. Twari tugeze aho Luka agiye gusoma ibaruwa yari yanditseho amagambo akomeye. Ese mutekereza yaba yahe? Reka dukomeze. Ibaruwa yari agiye gusoma yari yanditseho ibi bikurikira. Iti: nari nzi ko uzatinda gufunguriye. Ndagushimira kuba warankunze mu gihe nari mpfiriye mu mubiri, ariko ndiho mu mutima. Urukundo rwacu ntirwari urugendo rugana mu byishimo, ahubwo rwari urugendo rugana kumva icyo kuba umuntu bivuze. Niba hari ifoto yanyuma uzafata, ndakwinginze uzayifatire mu butayu ahantu hari ubusa, kuko ariho ubona ko urukundo rutaboneka mu byo tubona, ahubwo mu byo twatakaje. Luka akimara gusoma iyo baruwa yafashe kamera ye, ajya ku gasozi ka Fuji, afotora ahantu hatagira umuntu n'umwe. Yanditse munsi y'iyo foto ati: For Emma, the letter that never arrived. Mu by'ukuri iyo foto ntiyari yaratekereje kuyifata mbere, ahubwo yayifashe kubera ibaruwa Emma yari yarasize amwandikiye. Yayishyize mu nzu ndangamurage i Paris, ahari urupapuro rwanditse amagambo make gusa. Ati nta baruwa yigeze imugeraho, ariko ubutumwa bwe bwaranditswe mu mwuka. Umwaka ukurikiyeho, abashyitsi benshi batangiye gusura iyo foto. Bamwe bararira, abandi bakaririmba indirimbo z'urukundo, ariko buri wese yasohokaga avuga amagambo amwe. Ati niba urukundo rutashye, ntabwo rwapfuye, rwatashye mu mutima warusigaranye. Ndetse ni naho inkuru yacu irangiriye. Tubashimiye yuko mwabanye natwe, ndetse tubashimiye ko mugejeje ku musozo wayo. Nubwo ibabaje, ariko ndizera yuko buri umwe wese yakuyemo isomo, ndetse twizeye yuko ntawe utagize icyo akuramo. Turabashimiye ko mwabanye natwe. Tubahaye ikaze mu zindi nkuru zizakurikiraho, kandi twizeye yuko muzazikunda, ko tubagezaho inkuru nziza ndetse z'ubuzima busanzwe bwa buri munsi tugenda tunyuramo. Inkuru zacu ni akagaruka. Tubashimiye ko mwabanye natwe, mukande subscribe, mukande share, mukande comment, mutubwire uko mwayumvishe, ndetse mutubwire n'icyo mwifuza ko tuzagarukaho ubutaha. Inkuru zacu ni akagaruka. Ciao ciao.